kandi rero none agiye guhemukiye ushaka kuvuga atari ko byari byo byose runaka yarampemukiye ariko kubera ko muzi ugahora umuzirikana. Yashinzwe ubundi kugaburira abantu n'ibiraro iyo byabonye amafaranga ndabigaburira. Wenda agiye mu bantu bazabinjiye hano nta muntu uzaba waranyiciye umuntu urimo, ariko harajya azaza kurya muri resitora wanjye ahura n'umuntu ubona aramubwira ati niwe wanyiciye mama cyangwa wanyiciye data, nzabikoraho iki? Nzamufasha kubungabunga umutekano, mpamagara umujandarume harani aba bantu baje kurya hano none banjyanire wenda ku butegetsi babaze ikintu barimo gupfa. Abantu bari mu gihe cyo kubabarirana kugira umutuzo mu mutima wabo. Noneho nanjye hari ikibazo ushobora kumwihera nawe ibyo ngibyo byatubayeho nabyishyireho ambwira ikintu ashobora kubakoraho cyangwa nawe uko yabigira, nanjye iyo nama y'imenye ikoresha. I mean, okay, I try to answer it really honestly. The truth is that I don't know. We ntabwo abizi nawe ukuntu yagusubiza iki kibazo. Uti kuki ngo umuti we yakibonera nk'umuntu wanyuze muri izi ngorane abanyarwanda banyuzemo, ngo umuti we yakibonera ni ukuzajya abivuga cyane kugira ngo bimuvemo, mbese bibe nk'inkuru. Kubivuga cyane ushobora kutuvuga kurushaho bitekereza nawe ibyo kuvuga ngo abantu ngo wenda ngo ntiyabona ukuntu abigenza, nanjye nuko sinabona uko mbigenza. Iyo baza gupfa natwe tugapfa wenda iki gihugu kikazaturwa wenda n'abandi baturutse ahandi, ndumva ari wo muti wawe uri kuba w'ibibazo. Ako abantu bapfuye abandi bagasigara sinamenya ukuntu bizagenda nkanjye umuturage ukuntu mbitekereza. Ese kuki wowe upfusha abana bawe umuryango wawe undi agasigara akawuhunga nakawuhungukana? bakora kugira ngo bice abahutu bamwe barafatwa bagafungwa hakaba n'abatagarutse. Ntabwo babikora nk'interahamwe, bo babikora rwihishwa kuko interahamwe zo zirukanaga abantu ku misozi ariko bo babatwara buhoro buhoro umwe umwe. Ubushake ntabwo kuko n'abantu barakomeza bagatwarwa n'abasirikare kandi abasirikare ba leta. Vi är på väg från Kigali upp till nordvästra hörnet, ett ställe som heter Kanama. FN säger att 100 människor var massakrerade där förra natten. Ska vi upp och kolla vad som händer. Eric, what do you think this is all about? Is it the militias from Zaire? On my side, I can just call it an incident, but an incident which can kill 100 people, it's very sad to me. I only found yesterday is dead bodies. And people were killed, you see. Abantu bari mu gihe cyo kubabarirana kugira umutuzo mu mutima wabo. Noneho nanjye hari ikibazo ushobora kumwihera nawe ibyo ngibyo byatubayeho nabyishyireho ambwira ikintu ashobora kubakoraho cyangwa nawe uko yabigira, nanjye iyo nama y'imenye ikoresha. I mean, okay, I try to answer it really honestly. The truth is that I don't know. We ntabwo abizi nawe ukuntu yagusubiza iki kibazo. Uti kuki ngo umuti we yakibonera nk'umuntu wanyuze muri izi ngorane abanyarwanda banyuzemo, ngo umuti we yakibonera ni ukuzajya abivuga cyane kugira ngo bimuvemo, mbese bibe nk'inkuru. Kubivuga cyane ushobora kutuvuga kurushaho bitekereza nawe ibyo kuvuga ngo abantu ngo
wenda ngo ntiyabona ukuntu abigenza nanjye nuko sinabona uko mbigenza iyo baza gupfa natwe tugapfa wenda iki gihugu kikazaturwa wenda n'abandi baturutse ahandi ndumva ari wo muti wawe uri kuba w'ibibazo ariko abantu bapfuye abandi bagasigara sinamenya ukuntu bizagenda nkanjye umuturage ukuntu mbitekereza ese kuki wowe upfusha abana bawe umuryango wawe undi agasigara akawuhunga nakawuhungukana kugira ngo bice abahutu bamwe barafatwa bagafungwa hakaba n'abatagarutse ntabwo babikora nk'interahamwe bo babikora rwihishwa kuko interahamwe zo zirukanaga abantu ku misozi ariko bo babatwara buhoro buhoro umwe umwe ubushake ntabwo kuko n'abantu barakomeza bagatwarwa n'abasirikare kandi abasirikare ba leta Vi är på väg från Kigali upp till nordvästra hörnet, ett ställe som heter Kanama. FN säger att 100 människor var massakrerade där förra natten. Var vi uppe och kollade vad som hände. Eric, what do you think this is all about? Is it the militias from Zaire? On my side, I can just call it an incident, but an incident which can kill 100 people, it's very sad to me. I only found yesterday these dead bodies. And people were killed. You see babies, women, man, a burgomaster. Are they dead? Yeah, they are dead. They were killed in their beds, yeah? They were into that. In the village of Kanama. Yes, in the Kanama commune. Sekta Kabaya. none ubu rero ibyabaye hano abakuru ndetse muri iyi komini Kanama muri segiteri zombi Kayove na Bisizi n'umukuru w'ingabo na minisitiri w'ingabo ari we nyakubahwa visi perezida wa repubulika general majoro Paul Kagame. ibintu byangenzaga ni ibintu bibiri aho mariye kumva ibi byabaye naje hano kugira ngo menye uko byabaye. Antagligen kommer det som hände här i Kanama det senaste dygnet aldrig att redas ut klart och kablas ut till världsnyheterna. I alla fall, det som vi hörde var att en löjtnant från regeringsarmén dog i ett bakhåll tillsammans med sina 4 livvakter. Därpå så överfölls bybefolkningen här av beväpnade män och 108 människor har dött. Och det konstiga är att många av byborna säger att de som attackerade hade regeringsarméns uniformer. Ku byagenze hari twaje kumva ibisasu mu ijoro ry'ejo mu masaha moya ubwo abaturage turaryama burinda guca kugeza saa 11 n'igice za mu gitondo ubwo mbisi hatangira kuba igikorwa cyo gukinguza amazu barasa abaturage ku manywa butarika bagenda saa 2 baza no gutwara n'abagore bacu baza kubarekuranya byose
hafi ya bose basa n'abarangiye gushinga oya yamburuga n'ubu bari babashinguramo twarangije kuvuga witonda twarangije gucukura aho tugomba kubashingura uretse ko bamwe twabashinguye abandi ndavuga twabashinguye ndabona uko byaba bimeze kose na n'ubu nta mutekano dufite kuko biragaragara ko natwe dufite ubwoba ko tudashobora kubaho igihugu ziri bubarinde zikabumbabumba umutekano ikibazo cy'umutekano dufite muke ni uko abafite kuturinda aribo bari kudukorera amariko ubu wenda bishobora kuba byumvikanye ubwo zizagombye kuza zizi ko ziri kudusanga ariko se noneho zizaza zite zumvise ko nabo zagomba gusanga abashize umuntu w'umubyeyi yamanjiye kuba umwarimu arangije aja abaderegiteri bigeze nyuma dutahutse muri Zaire ese twamaze nk'icyumweru aje abona ko baramuvuga ko agomba kuba burugumesitiri uburyo twari dutahutse kuko nta bayobozi bari dufite twari tumubwira 95 bigeze nyuma kumenya kugeza ubu nta kibi yadukoreye kandi umuntu wabaye umurezi icyo tumushimirana cyane cyane mu buryo bwa burugumesitiri yabarangije igihe gito ariko yatubera umuyobozi mwiza arera aba bana b'abanyeshuri bose natwe ubutumwa mwazatugereza kuri abo banyamahanga ni uko abaturage twe b'abahinzi b'inzirakarengane abantu bataja bahurira mu mayira ngo nibarwana kugeza uburyo umwana n'umugore n'umuntu w'umuhinzi utajijutse ko bataje bamuhohotera wenda ubutegetsi bakazaja bagira uko babigenza kugira ngo umuhinzi yubahirizwe ese kugeza igihe n'umuntu w'umuyobozi w'inzirakarengane ataje apfa ku buryo tutazi natwe turasabye ko mwabitegereza ku muryango mpuzamahanga